Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko biri kose Yesu ni umwami. Kuba tubanye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Ndashimira abene data bantumiye kugira ngo nze gusangira namwe mu ntiza amashitu yabahe. Hanyuma ndashimira n'abashumbanye bari kumwe natwe muri iki giterane cyateguwe n'abapfakazi. Kuba mushigikiwe n'abashumba nabyo mu bikomera amashi ni ikintu cyiza. Hanyuma umuvugabutumwa wacu nawe mu mukomera amashi yatwigishije ibintu byiza cyane cyane. Hari ikintu kimwe nshaka gusaba abashumba. Urabona iyo tuvuga ngo Imana n'umugabo w'abapfakazi, iyo tubirekeye aho gusa, ntabwo Imana ari umugabo w'abapfakazi bose. Ni umugabo w'abapfakazi bayiringira, bayigize iya mbere mu buzima bwabo. Noneho ikibazo kiba hehe rero? Kiba kugushifitinga uva ku mugabo usanzwe ugafata Imana nk'umugabo wawe wa kabiri kandi akakubera byose. Mo hagati aha niho nshaka kuvuga. Ntabwo biri automatique, ntabwo bihita byikora, kubera ko abagore bato bari hano bongira ngo bagizemwo uruhare rwo gukunda. Abakera bo yenda ntibagize ayo mahirwe gukunda umuntu, mukaba hamwe, mukaba umubiri umwe, uramwinjiza ukamugeza ku ndiba y'umutima, umukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Hanyuma ijoro rimwe ukabyuka ntawe ufite, mwo kuvaho ukinjiza Imana ikagera hahandi naho ku ndiba y'umutima. Niko rugendo mukwiye gufashwamwo n'abashumba, bakabafasha kuva mu gupfakara, mugatakaza umugabo usanzwe, mukagera aho Imana ibahindukira ibyiringiro. Hari ukuntu rero mu karere k'ibiyaga bigari turabahanga bo kubyorosa, tugasa nk'aho ntacyo byadutwaye, kandi byadutwaye ikintu gikomeye. Ikintu kidakwigwa mu marangamutima y'umuntu ni ugupfusha uwo bashakanye. Ntigifite aho gikwigwa. Nabo byabaye mu myaka 30 ishize bimeze nk'ibyabaye ejo mu gitondo, ntibifite aho bikwigwa. Ni ico kintu kibi, ni ugucikamo kabiri. Hanyuma nubwo turi mu giterane cyateguwe n'abapfakazi, ntabwo gupfakara ari ugupfusha umugabo cyangwa umugore gusa. Ubupfakazi bufite forme nyinshi. N'umuntu yari afite iraro ry'inka akabyuka zose bazinyaze, nawe yarapfakaye. N'umuntu yize akabura akazi, nawe agendana. Zaburi Yohana 10 umurongo w'10 haravuga ngo Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Gupfakara ni iki? Ni ugutakaza ikintu c'agaciro wari ufite mu buzima bwawe. Ibintu by'agaciro rero twabuze ntabwo ari umugabo gusa, nta nubwo ari umugore, nubwo wenda ari cyo gikuru, ariko ni inka twabuze, n'ubutaka twabuze, n'akazi twabuze, n'imiryango twabuze. Ibyo bintu byose biri mu muryango umwe wo gupfakara. Hanyuma itorero rikwiye kudufasha rero ntabwo ari ukubyorosa cyangwa se kutwumvisha ko ntaco byatwaye dukomeze gutyo gusa, oya, ahubwo ni ukuva mu gutsikamirwa n'ayo mateka n'ibyakubayeho, ukinjira mu kugira Imana ibyiringiro, ukayimanura ikagera hasi ku ndiba y'umutima, ikakubera byose. Mo hano rero muri uru rugendo rwo hagati niho nshaka kuvuga. Hari ibikomere nka 5, ndaza kuvuga cyane kuri kimwe. Biba iyo umuntu yahuye n'ibibazo bimeze gutyo. Iyo waciye mu bintu bigukomeretsa cyangwa se mu mubabaro ndengakamere udakwigwa mu mutwe wawe, nk'iyo umuntu yahohotewe cyangwa se yabonye abe bapfa, arasesererwa, bimugeza kure ahantu habi,
ntabwo ubwonko bubyakira. Hanyuma igikomere cya mbere ni ugutabwa. Gutabwa ndaza kukigarukaho, nicyo turi buganireho, cyangwa se abantu bakaguheba bakakureka. Ikindi ni uguhemukirwa n'abo washizemo ibyiringiro. Hanyuma ikindi ni igikomere cyo gukandamizwa, ugakandamizwa n'abantu bakagombye kukuzamura. Hanyuma ikindi ni igikomere cy'akarengane. Ibyo bikomere byose biravugwa bigakira iyo ugize amahirwe yo kubona uwagufasha, ushobora kuvugwa ukaba muzima. Reka dufate isano riri hagati y'igikomere cy'umubiri n'igikomere cy'imbere mu mutima. Murabizi ko umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo tuvuze gukomereka biba mu gace k'amarangamutima, mu gice cy'ubugingo. Hanyuma icyo gice cy'ubugingo kigizwe n'ibintu byinshi, reka mvugemo kimwe, harimo amarangamutima. Iyo umuntu ahuye n'umubabaro, amarangamutima arakomereka. Ndashaka kugereranya ibikomere by'umubiri n'ibikomere by'umutima ukuntu bijya gusa. Igikomere cyo ku mubiri kiragaragara inyuma aho umuntu yakomeretse. Hanyuma igikomere cy'umutima kigaragara mu nyifato umuntu agira, uburyo asigaye avuga, uko yitwara, uko abana n'abandi. Nibyo bigaragaza ko uwo muntu afite ihungabana ryavuye ku bikomere. Hanyuma igikomere gisanzwe cy'umubiri kirababaza, ariko n'uwakomeretse mu marangamutima nawe abababaye. Niyo mpamvu rimwe arira, ikindi gihe agahura n'ibigaragaza umubabaro we. Abantu bagaragaza umubabaro mu buryo butandukanye. Igikomere cy'imbere cyo ku mubiri gikwiye kuvugwa, kuko iyo kitavuwe kirabora. Hanyuma n'igikomere cy'imbere mu mutima nacyo gikwiye kuvugwa, kuko iyo kitavuwe nacyo kigira ingaruka. Hanyuma igikomere cy'inyuma ku mubiri, kubera ko igikomere iyo umuntu akomeretse ntihavugwe, igikomere kiraguka kandi kirabura. Ni ukuvuga ngo hazamwo amashira n'ibindi bintu bibi. Hanyuma mwibuke ko igikomere cy'imbere mu mutima nacyo kitavuwe, nacyo kirakura, kiranabora. Ukazasanga umuntu, abo twahoranye kare nababwiye ngo iyo umuntu yakomeretse bitangira ari ugukomereka, ubundi bikurikirana gutya. Iyo umuntu ababaye amarangamutima arakomereka, hanyuma igikomere kikazana agahinda, cyangwa se agahinda gakabije, bikagera igihe bikabyara intimba. Iyo bigeze ku ntimba nta muntu n'umwe ayivura ku isi, nta muganga n'umwe ku isi avura intimba. N'igikomere gisanzwe niba cyaguka kikabora, kikaba kinini kuruta uko aho umuntu yakomeretse, n'igikomere cy'imbere nacyo kiraguka, umuntu agatangira kujya gukora ibitari byiza, cyangwa se akabaho ubuzima bubi atari ko yakagombye kuba ariho. Hanyuma mu kugira ngo umuntu akire igikomere cy'umubiri ajya kwa muganga. Reka mbabwire ibintu bitatu dukwiye gutandukanya mw'abashumba. Icya mbere, umuntu ntabwo ari indwara isanzwe y'umubiri azajye kwa muganga. Umuntu ntabwo ari igikomere cy'amarangamutima azashaka umukansara. Hanyuma umuntu nagwara, reka nsubiremo, umuntu nagwara indwara y'umubiri akwiye kujya gushaka umuganga. Hanyuma nagwara indwara y'amarangamutima yakomeretse, akwiye kujya gushaka umukansara akamutega amatwi. Hanyuma umuntu nakora icyaha azashaka abashumba yature. Ibyo ni byo bice bitatu bigize umuntu. Iyo ibyo bintu byose bikubiye mu kintu kimwe, ntabwo umukansara kugutega amatwi asimbura pasiteri. Ukeneye pasiteri akubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, genda amahoro. Hanyuma ukeneye n'uwagutega amatwi ukaruhuka umutima wakomeretse, ugakira ibikomere bijyanye no gukomereka. Hanyuma ukeneye na muganga w'umubiri
kugira ngo ukire indwara zisanzwe. Icyakora ibyo mvuze byombi bigirana isano. Iyo umuntu yakomeretse igikomere cy'amarangamutima ashobora kwisanga ari umunyabyaha. Iyo umuntu atabonye urukundo ararusabiriza, iyo atahawe agaciro ntagaha abandi, ashobora gushiduka ari umuntu w'ingara uvuga nabi kubera ko nyine yarahungabanye. Hari n'abantu bahungabana, ubuhungiro bw'ibikomere ni butatu: ni inzoga cyangwa itabi, ibiyobyabwenge, ni ubusambanyi, icya gatatu ni umuziki. Sinzi niba abantu baba mu nsengero hano mwambera bahamya, hari ukuntu muzabona aba bana baba hano bazamura ibyuma bikavuga cyane, tukajya turwana n'urusaku. Ntabwo mujya mubyumva? Buriya ikintu kibitera ni kimwe, muri we haba harimo ibisakuza kuruta ibyuma, noneho akazamura ibyuma ngo acecekeshe ibimurimo. Uwo muntu ntashobora kuba ahantu hadasakuza, kuko muri we nyine harimo ibisakuza cyane. Iyo umuntu afite ibikomere akwiye kumenya ngo nihe ndi bujye kwivuriza. Hanyuma ni ikintu cy'ingenzi kubimenya. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire cyo kiri ingenzi cyane, ejo nakivuzeho, iyo umuntu ahuye n'umubabaro, ubwonko, igice kimwe cy'ubwonko ntabwo kibasha kubika uwo mubabaro yahuye nawo, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu nababwiye ko aside iri hejuru y'impyiko ihita itangira gutonyanga. Iyo aside ni mbi, ushobora kubyuka wagize imvi, ushobora kubyuka umutwe ukujya, ushobora kubyuka ibintu byose ubyibagirwa, ukibagirwa imfunguzo uzifite mu ntoki. Niba byarakubayeho umenye ko ugeze ku rupfa nyine, ni ugupfa nibwo kegake, nuko bapfa. Ushobora kubyuka wumva uruti rw'umugongo rukujya kandi nta mugongo urwaye. Ushobora kubyuka igifu kimeze nabi ntaco wari urwaye. Ushobora kubyuka utazongera gusinzira iteka, ibitotsi bigahita byikata. Ibintu nka bene ibyo ni intambara birimo kubera muri wowe kubera ibyakubayeho. Mwibuke ko umuco wacu ari ukurenzaho no kubifata nkaho ntawe cyo bitwaye, ariko biba birimo kukigutwara ahubwo cyane. Bikizwa rero n'iyo uhuye n'umuntu yagutega amatwi kugira ngo ubashe kuruhuka. Reka mvuge ku gikomere cya mbere cyo gutabwa. Iyo impamvu ushaka kubivuga rimwe no kugira ngo urebe hari ikintu kiba mu buzima bwanjye kintera imyifato nk'iyo mfite. Iyo umuntu yahuye n'igikomere cyo gutabwa, abantu bakamuta, uraza kubigarukaho, ikintu kibigaragaza atinya gutanga igitekerezo. Muri mu nama, muri mu itsinda cyangwa mu rusengero, ntashobora kuvuga. Ashobora kumva ibyo abandi batangaho ibitekerezo, ariko we bimugora gutanga igitekerezo. N'ikindi gihe cyose ahora yumva yaratawe. Nubwo abantu bamuha urukundo ntabasha kugwakira, kuko ahora yumva nyine yaratawe. Hanyuma n'umuntu kubera ko yatawe, kwizigama kuri we ni ikibazo, kuko abazi ko n'ejo atazaba ariho. Mu ijambo rimwe ajya nk'uzapfa ejo. Utwabonye twose araraturiye kuko nyine yaratawe. Akunda gusenya umubano we n'abandi, kubera ko ntagirira umuntu n'umwe icyizere. Iyo umuntu yatawe, akunda kwigunga no kuba wenyine. No mu rusengero ahantu hamufasha no kwicara inyuma. Simvuze mwebwe mwicaye inyuma mwasanze huzuye, ariko uwo muntu bene uwo iteka afashwa no kwicara, nubwo hano hose intebe zaba zirimo ubusa. Ikimufasha kuko aba yumva nyine ikimufasha ari ukuba wenyine. Bene ibi ni ibimenyetso bigaragara ku mubiri kandi utafite aho wahisha. Iyo umuntu yatawe nicyo kimugaragaza. Ikindi, agira ubwoba budafite ishingiro. Ahorana ubwoba, kakana kanjye nako karapfa, buriya ubwo bigenze gutya ntawamenya igikurikiraho. Ahorana ubwoba budafite icyo bushingiyeho. Hanyuma ikindi, ahorana mekanizme ya defense. Ahora ari umuntu, ahora yigwanaho, ahora yiteguye kwigwanaho
kuko ubuzima yabayeho yaratawe, aba azi ko n'ikindi gihe ashobora gutabwa. Ikindi yamana amakenga, nubwo wamubwira ko, iyo umubwiye ngo ndagukunda ahita avuga ati ntawamenya ikibyihishe inyuma. Buriya icyo avuze si cyo ashaka kuvuga, hari ikindi kibyihishe inyuma, kuko gutabwa ni ikintu kibi. Hanyuma ibyo abandi bakoze n'ibyo aha agaciro, we kuko yatawe n'ibyo akoze byiza ntashobora kubyishimira. Ikindi, ahora ashaka kwemerwa, ahora ashaka guhabwa agaciro n'abandi bantu, kuko we ntiyiha agaciro, ahora ashaka kwemerwa. Blessure d'abandon, igikomere cyo guhebwa, gusigwa, ni ikintu cy'ingenzi duko dukwiye kukimenya. Iyo abantu bahuye n'iki gikomere, ahora ashaka kugendera ku bandi, nta bwigenge agira muri we. Hanyuma ikindi, ni umuntu ubabara ubusa, ni umuntu, mbese mu Kinyarwanda baravuga ngo bavoma hafi, ni umuntu buri kantu kose karamubabaza. N'ijambo mubwiye ridakomeye cyane kuri we arifata nk'ikintu kiremereye. Hanyuma iyo avuga ibintu arexagera, ashobora kuvuga ati twakoze igiterane hari abantu 15,000, ibintu byose arabitubura, kubera ko nyine ko yahebwe, ibintu byose arabitubura. Hanyuma iyo umubwiye oya, akagusaba ikintu ukamubwira ngo hoya, uba ukoze ikintu kibi mu mutima we, kubera ko n'ubundi bije bisanga ibindi bimeze nk'ibyo yahuye nabyo. Iyo bibaye byiza umwereka inzira yo kunyuramo, kuko ntashobora kuba umuntu utanga igitekerezo cya mbere kigendegwaho. Ikindi, yifuza ko abantu bemeza ko ibyo yakoze ari byo. Reka ntange urugero, ashobora kuba ari umudamu mu rugo agateka, akaba afite umugabo utigera umushimira habe na rimwe. Hanyuma umunsi umwe abandi bantu bazamubwira ko yatetse neza, biramugora kubyakira, kubera ko uwo yari abitegerejeho ko amushimira ntiyigeze abikora. Uwo muntu iteka ahora akomeretswa n'abandi, ahora yiteguye ko abantu bari bumukomeretse, niyo mpamvu guhunga abandi bimworohera. Ikindi kintu kigaragaza umuntu yahuye na blessure d'abandon, ni umuntu atinya kuba wenyine, akunda kuba ahantu hari amatsinda. Niyo mpamvu abantu benshi bagize urusengero ubuhungiro bataje gusenga, kuko yiyumva neza gusa iyo ari hano. Ikindi, iyo akunda ahantu hari ibirori, ahantu abantu bari mu myidagaduro, ahantu hari ibirori haramufasha. Hanyuma umuntu yahuye n'igikomere cyo gukozwa isoni. Iki ni ikindi gikomere tuba ndavuga cyo gukozwa isoni. Ni igikomere kibi, kubera ko yakojejwe isoni igihe kirekire, nawe ubwe yiha ibihano, kubera ko nyine yarababaye, kubera ko isoni zamukoze. Nawe ubwe abaho ubuzima bumeze nk'ukwishira mu gihano, ntagira ubwoba bw'ububabare bw'ikintu na kimwe. Niyo yumvisha abantu bazanye ubutesi arabaseka, avuga ati ariko ngewe narabyaye ndibyaza, nta na muganga, nta n'uwampembye, none urazana ubutesi ngo umugabo ntiyaguherekeje kwa muganga. Kuri we yumva ko iyo yababaye ari bwo buzima, abazana ubutesi kuri we ntacyo bivuze. Hanyuma ntabwo yifuza kubaho mu buzima burimo umudendezo, niyo mpamvu bakora cyane kugira ngo yibabaze. Ikindi, ni umuntu ufata inshingano nyinshi, ashobora gukora ibintu 5 cyangwa 10 icyarimwe kugira ngo ubwonko bube buhuze kubera gukomereka. Ikindi,
anezezwa no gukorera abandi. Abantu bose bakora ubukwe hano ashobora kubutaha kandi akaba ari muri serivisi, ashobora kuyobora ibintu byinshi icyarimwe, kubera ko mwumve neza ko bitari urukundo ahubwo ari uburyo bwo kwibabaza. Dufite umuntu mu muryango wa Gikristo dufite witwa Gakiza Women. Hari umuntu narebye mbona ahora atanga keya ku bantu bose, niwe amenya anniversaire z'abantu bose, niwe amenya mbese abantu bose ibintu byose arabimenya. Noneho ndavuga nti nabonye umuntu ugira urukundo kuruta abandi bantu bose. Nyuma yaho ndamwegera turaganira, ndamubaza ni gute abantu bose bakoze anniversaire ububazi, umenya abana babo, ukamenya buri kimwe cyose kandi mu bantu benshi dufite. Arambwira ati rega ngewe sinkunda, ahubwo mba ndimo kwivura ibikomere. Namaze se wahuye n'ibihe bibazo? Avuga ati jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nari mfite imyaka nk'itandatu nyirango. Hanyuma mama yarampetse mu mugongo, papa bamwishe, natwe tugeze mu rutoke, umusaza ufite umupangu uhari ahita atemagura mama, nsutamye iruhande rwe, amaraso yose n'amagufa ntarukiraho. Mpita ndatorongera ndiruka, agenda aba muri ibyo bisambu ku myaka 6, aza kugwara bwashi. Jenoside yarangiye ameze nabi, ajya kuba mu mfubyi. Nyuma yaho bamuvura bwashi irakira, imaze gukira aza kumenya ko hariho mwene wabo basigaye barabana. Muri iki gihe iyo umurebye wagira ngo arakunda, ariko ntakunda, ahubwo aba muri ubwo buzima kugira ngo yibagize ibyamubayeho. Umuntu yahuye n'iki kibazo cyo gukozwa isoni, biramugora kuvuga icyo akeneye, icyo yifuza ko bamukorera biramugora kubivuga. Niba hari umuntu yicaye hano yafashwe ku ngufu, ibyo mvuga ndabizi ko abizi. Hari igihe umuntu ahura no gukogwa n'isoni. Ibi ndiho ndavuga bishobora kuba ku muntu ku giti cye, bishobora kuba ku muryango, bishobora kuba ku bwoko, bishobora kuba ku gihugu. Hari igihe umuntu ahura no gukogwa n'isoni. Bibiliya iravuga ngo mu cyimbo cyo kumwara nzagushumbusha kabiri ubone umugabane. Yobu yakojejwe isoni n'abantu bari inshuti ze kugeza ubwo Imana ibategeka kujya gusaba imbabazi Yobu akaba ari ubasabira ku Mana. Hari igihe umuntu abona ibye biribwa n'inzige agahura no gukogwa n'isoni. Abantu yagiriye neza, abo wahaye inka, abo mwaturanye, abantu wahaye amata akaba aribo baza gutema iwanyu. Hari igihe umuntu ahura no gukogwa n'isoni, ibintu byose bikagushiraho nyene kuko wakozwe n'isoni. Hanyuma ikindi gikomere ni igikomere cyo guhemukirwa. Ugahemukirwa n'ubutakagombye kuguhemukira. Iyo umuntu yahemukiwe, ibintu biranga umuntu yahemukiwe, iyo umuhaye isezerano nturyubahirize, yenda ukamubwira ngo nzaza kugusura ntugeyo, ahita agushyira mu gatebo kamwe n'abandi bamuhemukiye. Ni umuntu yakira, aba ari sensible cyane kuguhemukirwa kuko nibyo byamubayeho. Uyu muntu yahuye no guhemukirwa, mumugiriye neza mwajya muha agaciro ibyo yakoze. Ashobora kuba, urabona abagabo b'Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara, umushira amazi muri dushe, ukamutegura ifunguro rya mu gitondo n'imyenda yambara, byibuze ntakubwire ngo urakoze. Urakoze sakana ukoroshe, ntakubwire ngo urakoze. Kandi ibyo mvuze ushobora no kubikorera umuntu mubana bitari n'umugabo cyangwa umugore wawe, nawe ntakubwire ngo urakoze, kuko gushima nabyo biva mu mutima wabakiza. Iyo umuntu udahaye agaciro ibyo yakoze, ahita agushyira mu gatebo kamwe n'abandi bamuhemukiye. Ikindi, agerageza gukora imirimo imeze nk'imirimo nsimburagifungo. Akora imirimo myinshi y'ingufu kugira ngo yumve ko yakwemegwa cyangwa se yahabwa agaciro. Hanyuma abantu bakora ibintu buhoro ntabihanganira. Akorera ku muvuduko mwinshi, y'abantu bakora ibintu gahoro ntabwo mu bwonko bwe bikwigwamo.
hanyuma ikindi arakara byoroshye. Ni bamwe navuze bavoma hafi. Ikindi, iyo umuntu yahuye n'icyo kibazo, wenda tukaba turi hano, akora ku buryo mwese mumenya ko ahari. Mbese ariyaranje agakora ku buryo mwese mumenya ko uwo muntu yari ahari, kubera ko yarahemukiwe mu buzima, arashaka guhabwa agaciro. Nimubona umuntu ameze gutyo, mujye mumwitaho, nyine aba abikeneye. Iyo umuntu atabonye urukundo, ararusabiriza. Bene uwo muntu ahorana amategeko. Rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Ntukagenze gutya, ntukabikore gutya. Mbese aba afite amategeko yishiriyeho amugenga. Niba gutari saa 12, nimushake mube muri mu mwuka gute, mwagize ibihe byiza, saa 12 yigeze agomba kuba ari mu rugo. Iryo tegeko atashe na saa 9 ntaco byamutwara, ariko nyine ahora yarishiriyeho amategeko amugenga kubera guhemukirwa. Wenda yanyuze hano bamwambura isakoshi irimo telefone n'ibyangombwa, kuva icyo gihe ntazongera gutaha bwije. Ikindi, iyo atanze igitekerezo ntugishigikire, uhita uhinduka umwanzi we. Kubera ko akenera gushigikirwa nyine. Ntagirira icyizere umuntu n'umwe. Hanyuma, iyo ari hano, ahakikisha ko umutekano we umeze neza. Yicara amaze kumenya ko umutekano hano nta kibazo afite. Kubera ko yahuye no guhemukirwa, ntashobora kwizera aha hantu ko inzu itari butugweho, ntashobora kwizera ko amazi umuhaye nta burozi burimo. Umaze kubona ko abarokore basigaye batinya uburozi kuruta ko kwiringira Imana. Iyo igihunyira kivugiye hejuru y'inzu, abazi ko arayapfuye. Ipusi ishonje irimo kuvuga nabi, ubwo ni urupfu kuri we. Ibintu byose kubera guhemukirwa, ibintu byose abibonamo urupfu. Hanyuma, muri ibi bikomere ndashaka gufatamo kimwe gusa. Hari abantu batawe. Igikomere cyo gutabwa ni igikomere kibi cyane, ni igikomere kibi cyane. Umuntu atabwa kuva ryari? Umuntu atabwa kuva umunsi wo gusama. Hari abahuye no gutabwa kuva ku munsi wo gusama. Ntanga urugero, babyaye abakobwa 3 bashaka umuhungu wa 4, uhita uvuka uri umukobwa nanone. Mutekeza ko uwo muntu azakigwa? Cyangwa se babyaye abahungu 3 bashaka umukobwa wa 4, uhita uvuka uri umuhungu nanone. Ntabwo mu muryango uzakigwa. Igikomere cyo gutabwa naho gitangirira. Hari abantu bavutse badakenewe mu muryango. Hari igihe umuntu agira ibyago, reka mbyita ibyago, akavukana n'abantu bari finyore cyane mu maso, wakavuka adashimishije. Bakajya bakoza ngo nkawe uvukanye. Ukavukana n'abantu b'inzobe, ukavuka wirabura. Ukavukana n'abantu barebare, ukavuka uri mugufi. Gutabwa naho bitangirira. Ukavukana n'abantu bazi ubwenge mu ishure, nka mushumba urangije kutwigisha, hanyuma wowe ukavuka ubwenge ari ukwinginga. Kandi bakajya bakubaza ngo ariko nkawe byakugendekeye bite? Igikomere gitangira mu gihe cyo gusama. Hanyuma igikomere cya kabiri cyo gutabwa. Ibyo ndiho ndavuga nababwiye ko bishobora kubaho ku muntu ku giti cye, bikabaho ku muryango, bikabaho ku bwoko cyangwa se ku gihugu. Gutabwa birashoboka muri ibyo bice byose mvuze. Mu mezi 9 umwana ari mu nda, hari ubwo umubyeyi w'umumama wenda bamwishimiye, ariko papa we atishimiye kwiyonda ibaho, cyangwa se bafitanye amakimbirane. Abamama bari hano nabahamya b'ibyo ngiye kuvuga. Iyo umugabo n'umugore bafitanye amakimbirane, iyo papa atashe, umwana ahita aceceka mu nda nk'aho adahari. Si byo abamama? Kandi niyo papa atashe yishimye, umwana mu nda arakina. Uyu mwana yakira gutabwa kuva ari mu nda. Nimushaka ibintu byose mbavuze mu byibagirwe, ariko mwibuke ko turi kwiga
kuva mu gupfusha winjira mu kugira Imana, kwiringira Imana n'umutima wawe, mwo hagati niho harimo umutima ukomeretse. Iyo rero wabirengejeho ukabuzi ngo biri automatique, utabanje kuvugwa ibi bikomere, ntabwo kwiringira Imana bizagushobokera neza. Ntushobora gusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru utarabaye inshuti na papa wawe. Uhora wumva ko Imana ari igikoko nka so. Nta shusho y'Imana ushobora kugira mu gihe utabaye inshuti n'ababyeyi. Igikomere cya mbere kiri mu gusamwa, icya kabiri kiri ku mezi 9 umwana ari mu nda. Hanyuma igikomere cya gatatu ni kuva ku munsi umwana yavutse kugera ku myaka 3. Reka ntanga urugero. Twebwe twabyaye umwana wa mbere tumukurikiza afite nk'amezi 6-7. Umwana wa mbere n'uwa kabiri barutanwa umwaka umwe gusa. Iyo umwana, ejo natanze urugero, iyo umwana wa mbere avutse, hanyuma mugahita mumukurikiza vuba, amata ahita aba y'umwana wa mbere, wa kabiri, ibere riba ari ry'umwana wa mbere, wa kabiri yavutse, neke iba ari y'umwana wa kabiri, ibere riba ari ry'umwana wa kabiri, hanyuma uwa mbere ahita ahinduka ipusi, yahinduka iki? Ikintu yakira ni ugutabwa. Nge ndibuka ko iyo twabaga turi guhinga, mama yabaga yubatse akazu inyuma hariya, agashiramwo umwana, agasigara agwana n'ikinonko, mama arimo guhinga hariya. Umwana akarira, ntaco byabaga bimubwiye. Mutekereza ko yiyumva gute uwo mwana? Ico yakira ni ugutabwa. Hari abantu bari hano rero batawe n'umuryango. Baze yagiye agaruka akavuga ati ubwoko bwacu turazinanye. Buri jamubayeho ni ugutabwa n'abakagombye kumwakira. Ni ugutabwa na bene wabo, ni ugutabwa ko mu muryango. Nge nahuye n'ibikomere byinshi mu buzima, ariko ibyambabaje kuruta ibindi nibyabereye mu muryango iwacu. Abakare nahoze mbabwira ko niyahuye ku myaka 10, kubera ko numva ubuzima nta kindi gishobora kurengaho. Ku myaka 10 niyambuye ubuzima, Imana irabunsubiza gusa. Gutabwa nico kintu kibi. Mwibuke ko umugore atakunzwe ntashobora gukunda abana. Nta muntu atanga icyo atahawe. Iyo utahawe agaciro ntugaha abandi, iyo utahawe urukundo nturuha abandi. Umuntu atanga ikivuye mu bubiko bw'umutima. Ahambere rero abantu batabwa ni mu muryango. Imana yaremye umuntu kugira ngo mu muryango abariho abonera agaciro, urukundo, kubahwa, kwigirira icyizere, kuba hadafite ubwoba bw'ejo hazaza. Ariko ibyo twakiriye mu muryango ni ugutabwa, ni ukudahabwa agaciro. Reka ntanga urugero. Ubu hari abantu hano nubwo wamuha inkweto zihenda gute, zidafunze, adashobora kuzambara. Ntashobora kwambara inkweto za sandare, kubera ko arabizi ko ibirenge bye ari bibi, kandi yabibwiwe n'abamufiteho ubushobozi. Akazahora yambaye urukweto rufunze kuva ku wa mbere imyaka yose y'ubuzima, kubera ko arabizi ko ibirenge bye bitari byiza. Umuntu babwiye ngo mu kanwa hasa nabi, yasetse agira ngo kabarangije, ntiwamubonera mu kanwa, kubera ko arazi ko mu kanwa ke hatari heza. Iyo bakubwiye ngo utuguru twawe tumeze nk'uduti, uhora wambaye ibintu bitwikiriye ahantu hose, bitari uburokore, atari umwuka wari bigutegetse, kugira ngo uhishe uduti twawe. Ni nk'uko iyo undi nawe azi ko ahantu heza afite ari amaguru ye, buri munsi arazamura kugeza ubwo abantu basigara bambara ubusa, kubera ko ikintu yizeye ku mubiri we ni amaguru gusa. Ubundi reka mbabaza, iyo umuntu yisize, muzarebe hano mu muhanda, ibyo mvuga muzabirebe, iyo umuntu yisize amabara 10 mu maso, abakunda irihe muri ayo 10? Ariko kuko yakuze bamubwira ko ari mubi, ubu nibwo atangiye kwakira ko ari mwiza, ahita akuramo ikirarane, ahita ashiraho indishi z'akababaro, kubera ko nibwo yakiriye ko ari mwiza.
reka mbabwire bene da, nubwo dusirimba, nubwo turirimba, nubwo twuzura insengero, ibyatubayeho bifite icyo byadutwaye mu marangamutima yacu. Dukwiye kubizanira Yesu kugira ngo tubeho tubohotse, Imana ibone kutubera ibyiringiro. Bitari ibyo tuzajya tubigendana bitugireho ingaruka. Abantu benshi bahuye no gutabwa mu muryango. Ubu umugore uri hano yabyaye atigeze ahembwa, ndabizi neza azarinda apfa abizi neza ko yabyaye akihemba, umugabo atigeze amuhemba. Umuntu yareze abana wenyine muri struggle, yenda umugabo ntamufashe, cyangwa se umuntu, ngewe nagize umubyeyi umwe irresponsable ku kigero giteye ubwoba, nzi ingaruka byatugizeho. Yaba umugabo cyangwa se umugore, iyo ahuye no gutabwa, kwangwa, bigira ingaruka mbi nyinshi. Aho navuze ni mu muryango. Ni biki wahuye nabyo mu muryango vukamo byatumye wumva waratawe cyangwa se wanzwe? Ni nk'ibyo mushumba yatubwiye. Wowe wahuye n'ibimeze bite? Uzi ikintu ukwiye gukora muri iki giterane ni ukwibwiza ukuri, ukavuga ati mwami, ibyo naciyemwo bifite icyo byantwaye kandi naratsikamiwe, umpe kubaho mfite umudendezo. Ahantu hambere ho gutabwa, twahuriye no gutabwa ni mu muryango. Aha kabiri ni muri sosiyete. Sosiyete nk'ubu njya nibaza, muri 1993 i Burundi Dada yapfuye. Abantu barapfuye ndebe. Ejo nababwiye ngo abantu yapfuye ku wa gatatu nijoro. Uwo munsi ku wa gatatu nari nyoboye korale ku rusengero, hanyuma abantu narepetesheje ku wa gatatu nimugoroba nibo baje kwica iwacu ku wa kane, bazanye imipanga mishasha n'ibiziriko bishasha. Kumbe twarepeta bafite ibiziriko mu rugo, bana bari bafite imipanga mishasha. Nababonye ndabaza, bana burya twaririmbana ufite ibiziriko n'imipanga mu rugo? Sosiyete hari igihe ibyuka yabaye mbi. Abantu mwasangiye, mwahaye inka, abantu ataco watwaye, bakabyuka babaye babi. Sosiyete nayo hari ubwo itabara. Muri 1994 muri jenoside yamaze amezi 3 mu Rwanda, hapfuye miliyoni y'abatutsi. Wambwira gute ukuntu abantu bamwe bari bafite uburenganzira bwo kugenda mu muhanda no kujya mu masoko no guhinga, hari miliyoni yishe irimo gupfa? Wagira ngo hari bamwe baremewe gupfa n'abandi baremewe kubaho. Sosiyete nuko imeze. Iyo utawe n'ahantu wakagombye kubonera urukundo rw'Imana, ahantu wakagombye gutahira ubukwe, ahantu wakabyariye ukuzukuruza, ahantu wakagombye kuba ufite gakondo, hanyuma ugahura no gutabwa no kwangwa, ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima. Ndabizi neza ntibifite aho bikwigwa. Ndabizi neza ko bidafite aho bikwigwa. Ntabwo bifite aho bikwigwa. Kandi igihe cyose ubihata ngo byinjiremo, niko birushaho gushwanyuza ubwonko. Sosiyete hari igihe ibyuka yabaye mbi. Iyo sosiyete yo hanze y'abapagani yo tuyihorere. Ngewe nakijwe mfite imyaka 10. Sosiyete mbamo ni mu rusengero. Ariko no mu rusengero naho, muri iyi sosiyete yacu isa nk'ari ntagatifu, hari igihe umuntu ahura no gutabwa. Umukene iyo yakoze ubukwe abutaha wenyine. Iyo umukire yakoze ubukwe twese tuba duhari. Umukene iyo yabyaye arihemba, hanyuma umukire iyo yakoze ubukwe twese tujya kumuhemba. Umukire iyo yagwaye twese tujya kumusura. Ariko umukene ataje gusenga, nta muntu azapfa bimenya ko ataje. Nabonye umuntu umwe mu Rwanda hariya yambabaje. Yarakenye mu mujyi wa Kigali kugeza ubwo yambara kamba mbiri zidasa. Yari umudamu.
yatubwiye ko hari igihe yakuyemo inda kubera inzara y'iminsi 4. ririmba muri korale irimo abakire cyane, batanga imisanzu yo kugura ibyuma, abuze umusanzu wo kugura ibyuma bamuhagarika muri korale. Iyo niyo sosiyete tubamo, iha agaciro abafite ubushobozi buke bakigwariza. Gukomeretswa na sosiyete ntabwo hakomeretsa sosiyete yo hanze gusa idakijijwe na sosiyete yitwa ko ari iy'abakijijwe. Reka mbabwize ukuri, nta na kimwe Imana yatwimye, ahubwo nuko twabuze umutima wagutse ukwigwamo abandi. Turamutse tumenya ibyo mvuze, abapfakazi bose babona imyenda yo kwambara, imfubyi zose zakwiga. Kubera ko ubutunzi bwose bw'isi kuri ubu bufitwe n'abantu 56 mu maboko. Muri 2050 bazaba bari munsi y'10 abafite ubutunzi bwose bwo ku isi. Bisobanuye ngo Imana yatanze ibihagije, ariko gusaranganya byaratunaniye. Nico gisobanura. Aho umuntu yumva ibintu byose byabibye, kandi usibye kubireba birunze, nta yindi nyungu uzabikuramo. None se ubu imyenda ufite yose waje uyambaye? Hanyuma si iyo ujya amasahani angahe? Ubu ufite imodoka y'imyanya 5 agenda muri ingahe ko agenda muri umwe? Kimwe n'uwateze y'ijana nawe agenda mu mwanya umwe. Ni kimwe byose. Ubuzima Imana yarabunganishije, ahubwo kubaha Uwiteka bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Abantu bahuye no gutabwa mu muryango, abandi bahuye no gutabwa na sosiyete. Aha gatatu abantu batabwa ni mu byaremwe cyangwa ibidukikije. Ahantu umuntu yavukiye, umusozi w'iwabo, ahantu yataye urureri, ahantu hitwa iwabo. Nubwo uzaba umukire, ukaba umukire cyane, ugatura ku isi yose ahantu wifuza, ahantu wavukiye hahora hahamagara. Iyo uhahuriye no gutabwa no kwangwa, ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima. Birashoboka kuri hano uri impunzi, kandi atari byo wahisemo mu buzima, ariko wahuye n'igikomere cyo gutabwa. Hanyuma twihuse, iyo umuntu yahuye no gutabwa, hari ubwo agira umutima wo gukora ibyaha, atari uko ashaka gukora ibyaha, ahubwo ashaka kwakirwa cyangwa se kwemegwa cyangwa se guhabwa agaciro. Ngewe kuri ubu ntabwo ngicira umuntu urubanza ntazi impamvu. Iyo tutaraganira nawe simfa kumucira urubanza kubw'ibyo akora. Yega ibyo akora n'ibyaha ni bibi, bizanamushisha mu rubanza, ariko ikimwe itorero rikwiye guhagarika ni ugukata amashami, ahubwo tugashaka umuzi w'ikibazo. Hari umuntu yahungabanye, asanga kuko inka zashize, ibintu byose byashize, asanga icamworohera ni ukunywa inzoga kugira ngo asinzire. Twe tukamucira urubanza ko anywa inzoga, tutazi impamvu yamuteye kunywa inzoga. Hari abantu bagiye mu busambanyi atari uko bakunda gusambana, ari kugira ngo yiyibagize umubabaro. Nta keya yigeze ahabwa mu buzima, arashaka uwamwemera, arashaka uwamwakira. Iyo aguye kuri babi birangira agiye mu byaha. Hari abantu badevelopye umujinya, atari uko ari abanyamujinya, ahubwo ari uko bahuye n'ibikomere bidakwigwa mu marangamutima, agahungira mu kwigwanaho. Abo twahoranye nababwiye ngo hari abantu bahungabanye, bahungabanira mu gukora cyane, akavuga ati ngiye gukora ntazaba imbwa. Aba bana batazavuga ngo ni abana b'umugore, akabarerana igitsure kitabaho, bose akabangiza kugira ngo yivure igikomere. Abikora atabizi, kubera ko ikintu ukoze iminsi 90 gihinduka ingeso. Ikintu ukoze iminsi 21 gihinduka akamenyero, iyo gikoze iminsi 90 gihinduka ingeso. Ibaze iyo umaze imyaka 5-10 ukomeretse, ibikomere byivanga nawe, ntubu kibasha gutandukanya wowe ukuri na wowe wakomeretse na wowe. Niyo mpamvu nk'abana b'imfubyi bakuze bifatira ibyemezo, bareza abandi bana bavukana, cyane cyane abakobwa. Kubana n'umugabo biramunanira,
kubera ko nta bagabo babiri babana mu nzu, umwe agomba kwemera kuba umugore. Noneho kuba imfubyi byamudevelopyemo igikomere yahise aba nk'umugabo, kwifatira ibyemezo, kumenya uko yitwara, bikazarangira ahungabanye. Ni igikomere kibi. Gutabwa, kwangwa ni igikomere kibi gishobora gukoresha umuntu ibyaha. Hanyuma ikindi ni uko bidakoresha umuntu ibyaha gusa, bizana indwara. Ibi nzabigarukaho kugeza ntashe. Hari abantu bagwaye umutwe udakira kubera ibyo baciyemo. Hari abantu basigaye bibagirwa mu buryo buteye ubwoba kubera ibyo baciyemo. Hari abantu batagisinzira kubera ingaruka z'ibyo baciyemo. Hari abantu agenda yumva amajwi agahora azi ko ari buhure n'umuntu yapfuye kandi hashize imyaka yarapfuye. Niyo abonye n'umuntu ajya gusa nawe ashobora kwikanga nk'aho ari we bagiye kubonana. Iyo aryamye nijoro arota inzozi zigaruka kuri ibyo. Iyo umuntu yahuye no gutabwa arahungabana. Waratawe mu muryango, waratawe na sosiyete, waratawe n'ibidukikije, ibyaremwe byose birahungabanya. Uburyo bwo gukira nimwo nshaka gusorezaho. Inzira ya mbere yo gukira ni ukwakira Imana ukwiriye, kuko abantu benshi bashumba bafitanye ikibazo n'Imana. Mana, kuki wabyemeye? Kuki byambayeho? Yaba uri urukundo, kuki wemeye ko mpfakara? Kuki wemeye ko nkena? Kuki wemeye ko mpunga? Kuki wabyemeye ko bimbaho? Icyo kibazo abantu benshi baragifite. Reka nkubwize ukuri, Imana irigenga mu by'ikora. Imana irigenga mu by'ikora, ukwiye kuyakira ukwiriye. Niyo ituma umuntu apfa, igatuma umuntu abaho. Kugirana ikibazo n'Imana, usibye ko bishobora kugukatishiriza mu guhungabana bikabije, Imana ntizigereza kukwisobanuraho. Kuyakira ukwiriye. Icya kabiri, ukwiye kureka Imana nayo ikakwakira. Kubera ko hari igihe umuntu abaho yicira urubanza akumva ntagifitanye isano n'Imana, ariko iyo urebye umwana w'ikirara uko yakiriwe, bigaragaza ko Imana ishobora kwakira umuntu uko yaba ari kose n'ibyamubayeho byose, no kumva ari mubi n'ibindi, Imana ikamwakira. Haleluya. Imana yakwakira. Icya gatatu ni ukwakira abandi. Abandi bashobora kubyuka babaye babi, abandi ntibakwitayeho, abandi ntibamenye umubabaro wawe. Umunsi umwe nigeze kugwara ndi mu bitaro, hanyuma nibwo nasobanukije ijambo rivuga ngo nari ingwaye ntimwaza kunsura. Nta bantu nari nabibwiye, ariko abantu bose bataje kunsura nabagwaye inziko kandi batabimenye, kubera ko nari mbabaye cyane nkeneye kwitabwaho. Hanyuma ntibanyitaho, birambabaza. Bene da, birashoboka ko ukwiye kwakira abandi ukabababarira. Ntibagusuye, ntibakwitayeho, ntibamenye umubabaro wawe, ntibagufashije mu rugendo rwo gukira, wenda nta kintu barakumarira. Ukwiye kumva ko umuntu ari umuntu. Hanyuma ikindi ukwiye guhagarika ni ukwicira urubanza wowe ubwawe. Hanyuma indi nzira yo gukira tuzayigarukaho ejo ni kubabarira abantu bose bagize uruhare mu gukomereka kwawe. Ejo hari akantu mwene umukozi w'Imana yavuze, niba mwarakumvishe ntabwo mbizi. Yaravuze ngo kutababarira uwaguhemukiye ni nko kunywa uburozi wowe ukaba uzi ko uwo wanga ari wazapfa, bizarangira ari wowe upfuye. Kubabarira ni itegeko ry'Imana. Kubabarira bigirira neza wowe, kuko nabyo bitera indwara, bizana ibibazo byinshi. Iyo ufite umuntu utababariye muhora mubohanye. Iyo ugiye muri dushe murajyana, iyo uteze uramutegera, igifu kizakujya, uzahora wumva wiyumva nabi kubera umuntu wananiwe kubabarira. Ejo tuzagaruka kureba imbabazi, ica imbabazi zirico n'ica imbabazi zitarico, kubera kimwe mu bintu nzi ko byigishwe nabi mu rusengero harimo kubabarira.
ariko iyo umuntu agenderewe n'umwuka wera ashobora kubabarira utamusabye imbabazi kandi akabaho abohotse, ubuzima bwe bugakomeza. Icyo ukwiriye ni ukwakira imbabazi z'Imana, hanyuma nawe ukababarira abagize uruhare mu guhemukirwa kwawe cyangwa se gukomereka kwawe. Hanyuma soza, nagira ngo kuri uyu mugoroba ugerageze uvugane n'umutima wawe kandi uwubwize ukuri. Uyubwire ngo kuva mu rukundo no kwakirwa nibyo nari ntegereje, hanyuma nkisanga mu kubibura muri uru rugendo rurimo hagati aho. Hari igihe umuntu atakaza ibyiringiro akumva Imana itamukunda, agatakaza icyerekezo cy'ubumana. Nzembaho urugero. Bibiliya iravuga ngo kuko yababajwe no kugeragezwa cyane abasha gutabara abageragezwa bose, kuko azi icyo ari cyo. Munkurikire gatoya mpuze ubuzima bwa Yesu n'ibyo mvuze. Yesu yasamwe mu buryo butangaje, murabizi, ariko mwibuke ko mu muco wa Kiyuda kubyara ikinyendaro cyari icyaha kingana n'urupfu rw'amabuye. Ni ukuvuga ngo Yesu yanzwe akiri mu nda. Hanyuma si ukwangwa gusa ari mu nda. Buriya impamvu Mariya yahungiye mu misozi y'urukiga kwa Elizabeti, mutagira ngo iyo adahunga byangana no gutegwa amabuye. Hanyuma umunsi Yesu yavutse, inzuza abantu banze kumuha aho yajyama cyangwa se aho Mariya yabyarira, avukira mu kiraro cy'inka. Ndabizi hano mwavukiye ahantu habi hatandukanye, ariko sinzi niba umuntu yaravukiye mu kiraro. Abantu batakiriwe cyangwa se bakakurira mu bukene bukabije, cyangwa bakaba bari mu bukene uyu munsi bitewe no gukomereka kwabo, mu mutima wa Yesu babonamo umwanya. Ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose, kuko azi intimba icyo ari cyo. Hanyuma Yesu yahunze ari uruhinja. Kuva aho yavukiye kugera aho yahungiye, iyo ukoresheje inzira y'ikirere ni ibirometero 1000. Nigeze kuva muri Egiputa n'imodoka ninjira muri Isirayeli, ndabizi ko ibyo birometero birenga iyo uciye mu mibanda. Yari uruhinja rw'ibyumweru hafi 3. Hagati iyo hakonje haba munsi ya 0 nijoro, iyo hashushe harenza dogere 40-50. Mu ndebere urwo ruhinja aho hantu muri ubwo butayu, ni ahantu umuntu w'umugabo azi kugenda mu butayu agenda ukwezi kose. Urwo ruhinja rwanyuzemo. Abantu bahunze bakava iwabo bakaba bari hano kubwo kuburabuzwa no gutabwa no kwangwa, mu mutima Yesu babonamo umwanya, ashobora kumva umubabaro wabo. Hanyuma yabaye impunzi muri Egiputa imyaka 3, azamutse muri Isirayeli ntiyajya gutura mu mazu meza y'i Yerusalemu, atura mu buvumo i Nazareti. Iryo buye n'ubu riracahari. Wibaza ukuntu umuryango w'abantu 8 wakwigwa muri ubwo buvumo, mu buzima buciye bugufi, batunzwe no kubaza. Sinzi ubuzima uriho, ariko ndabizi ko bushobora kuba butanejeje kuko utari iwanyu. Mu mutima wa Yesu wabonamo umwanya. Bakoze akazi gaciriritse ko kubaza. Mwibuke ko Yosefu yari umurinzi wa Yesu, kubera ko mu muryango Yesu yitwa ikinyendaro. Hari ijambo badusomeye, ntabwo nzi niba mwaryumvisha. Ubwo hahigwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemegwa. Uriya Yakobo ni mwene nyina wa Yesu kwa Mariya. Biriya bintu kiriya gitabo yacanditse bakurikije ibyo bagerageje Yesu, hanyuma birangira yemewe abaye umwami. Nibwo yanditse ariya magambo. Baramugerageje. Yesu yabaye imfubyi afite imyaka 19.
uwamukingiraga, uwamurindaga barapfuye. Noneho umuryango buramubonye, asigara baza agatunga bene nyina bamwita ikinyendaro. Ubwo buzima arabuzi, mu mutima we mwabonamo umwanya. Atangiye umurimo ntiyawutangirira i Yerusalemu mu bakire, awutangirira i Galilaya y'abapagani, igihugu gicuza umwijima. Habaga abantu bitwa abazerote bigometse ku Bagiriki n'Abaroma, babafungira ibikorwa byose by'iterambere. Nta muhanda, nta mashure, habaga abantu nyene baciye bugufi b'abarobyi. Abari hajya gutangira umurimo i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima, ahantu hadateye imbere. Abana nabo arabahindura, arabafasha mu buryo bwose. Ikintu kibabaje, abantu yitayeho nka Yuda niwe yamugurishije. Reka mbabwize ukuri, kimwe mu bintu bidakwigwa mu marangamutima y'umuntu ni uguhemukirwa n'umuturanyi, ni ukwicwa n'umuntu yakagombye kukugirira neza ntaco wamutwaye. Akabyuka kurira inka, akabyuka kwanga, akabyuka kuzerereza, akabyuka gutwikira, ntibifite aho bikwigwa. Abantu yagiriye neza nibo bamugambaniye. Noneho ikibabaje, abakuru b'idini babigizemo uruhare. Yesu bamufashe ari ku wa kane, yakoze igaburo mu cyumba cyo hejuru, bamufata ari ku wa kane. Kuva aho yakoreye igaburo ukogeza i Getsemani ni kilometero kimwe gusa. Ageze i Getsemani yahuye n'ibintu biremereye, kuko yiyumvagamo urupfu. Satani yazanye ingabo zose yubaka igikuta hejuru ye, yasenga isengesho rikazamuka rikagwana n'izo mbaraga. Mwibuke ko Imana yari yamuteye umugongo kubera ibyaha byacu, kugeza ubwo avuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yesu yarasenze kugeza ubwo imitsi iturika. Yesu yagize depression, imitsi iraturika, ahantu hose hari umwenge hazana amaraso. Inshuti ze bari bamusinziranye, ntaco bamumariye, bari basinziriye. Ngo agarukaho baravuga ngo ntimurushe mubana amaso nanjye byibuze isaha imwe. Nagira ngo munyumve, aho Imana isaba umuntu ngo ayisengere yari imerewe ite? Hari ahantu bene data bakenewe. Hari igihe umuntu akenera wamufata ukuboko, hari ubwo umuntu akenera wamubwira ngo humura byibuze turahagararanye. Ibyo gusa. Yesu ari muri ako gahinda gakabije, ababaye gutyo, bamutereranye, ijuru riramureba ribona agiye guhusha intego, ngo bohereza umugaba w'ingabo mu ijuru, ngo aragwana n'izo mbaraga, amugera kuri Yesu, amwongera imbaraga. Arahaguruka abwira abwishwa ngo duhaguruke tugende, mbonye imbaraga z'umutima. Icyampa muri iki giterane ukazahavana imbaraga z'umutima zagufasha kwihanganira imyaka ikurikiyeho kugeza igihe Imana izakugirira neza. Bibiliya iravuga ngo akivaho ahita ahura na Yuda azanye igitero. Yuda icyo yamukoreye icyambere ni uko umusoma. Abarokore si abantu beza. Hari igihe akubwira ngo Yesu ashimwe, umutima atari ibyo uvuga. Akakubwira ko agukunda muhuriye ku rusengero, atazi ubuzima ubaho ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu. Yaramubwiye ngo Yuda we, wigambanisha umwana w'umuntu kumusoma, icyo ukora gikore vuba. Ikikuzanye ndakizi kandi ntaco kintwaye, kirampa promotion. Ubu nabwirizaga i Yerusalemu, ariko mu kanya amavi yose arabapfukama. Reka nkubwize ukuri, ibiza byose nibigire vuba, hanyuma nibitahava twe tuzabisiga. Mama arapfuye yicwa n'umubabaro. Ejo nababwiye ko yikubise hasi ari muri korari, ajya muri koma amezi 3. Dukoresheje sikaneri, muganga arambwira ngo mama wawe yishwe n'umubabaro. Bitangira kubaza, sanga yari amaze imyaka 6 adasinziriye nijoro rimwe. Hanyuma mama arapfa nyine, arapfa. Mama yarapfuye kandi yishwe n'umubabaro.
kuba mu rusengero udahuye na Yesu ngo agukize umubabaro wawe, ngo usohore umubabaro wuzuye umutima, ntibizakubuza gupfa. Nyuma y'imyaka 2 twaramushinguye, nkajya numva nshaka umuntu yampobera ngo mubwire ko mama yapfuye, ndamubura. Abashumba tubereho gukomeza abandi, kubona abadukomeza biragoye. Nkajya numva mbabaye, nibaza ukuntu mama yapfuye yishwe n'umubabaro. Kandi koko gupfa byarumvikanaga. Bamuteruye ku myaka 13, ashikira mu muryango utamukunda, akubitwa amanywa nijoro, amara imyaka 5 atarabyara, atotezwa, hanyuma atunga abana bose wenyine, papa adahari. Nubwo yakijijwe, umubabaro wose Imana idafite ico yakozeho, uwo mubabaro urica. Kubera ko nababwiye ngo nukora icyaha uzashaka abashumba wature, nuhura n'umubabaro uzashaka umukansara akuganiriza, hanyuma nugwara ingwara isanzwe uzajye gushaka abaganga basanzwe. Buri kintu cyose gikwiye kuvurirwa ahantu hacu. Noneho nyuma y'imyaka 2 nibwo Imana yansanze, irambwira ngo rero ngo mama wawe ngo yapfuye mu isi y'umubabaro, ngo avuka mu isi y'umunezero, ntazongera kubabara iteka ryose. Nuko nakize. Ubu icyo nsengera no kuzamusangayo gusa, kuko ndabizi hararanezerewe nubwo yapfanye umubabaro mwinshi. Reka mbabwire inkuru inyuranye n'iyo. Ukiri mu isi ushobora kunezerwa bigakunda, ushobora kwishima nta gishimishije kiyari, ushobora kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Ibyo ndabizi ko Imana ibikora. Hanyuma Yesu bamufashe ari ku wa 4, ijoro rimwe bamutwaye mu nkiko zirenze 5. Bamutwaye kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato, kwa Herode, bamugarura nanone kwa Pilato. Ijoro rimwe bamufungiye mu mwobo wa metero 5. Nimujya mu Isirayeli muzawubona. Ikintu cambabaje mu rugo kwa Kayafa, mu rugo rw'umutambyi mukuru, hari gereza biciramwe abantu. Macankunda mbabwira akantu nzi ko ari ukuri: muzaba abana b'Imana, ntimuzaba abanyedini. Idini ntiritanga ubugingo, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Kimwe mu bintu byamvangiye mu mutwe na n'ubu ntarumva neza, nukuntu kwa Kayafa hejuru bahatorera amategeko, bakahakorera misa n'ibijyanye n'idini, ariko utsinzwe n'urubanza bakamujyana muri kave bakamwica. Na n'uyu munsi amaraso aracariho ku mabuye, na koroshe babambaho abantu ziracahari. Mwumve neza, ntabwo yari politiki, ntabwo yari umukuru wa politiki. Hariho Pilato, mu rugo rw'umutambyi hari gereza. Muzabe abana b'Imana, mwe kuba abanyedini. Iki kibazo imurenge kirahari, ni Burundi kirahari, no mu Rwanda kirahari, ahandi simbizi. Muzi ikibazo twagize muri Bibiliya, generation imara imyaka 40, ikinyejana kimara imyaka 40 muri Bibiliya. Imana iguhaye iyerekwa, ugomba kubaka iyerekwa, ukubakana n'urubyiruko ruzayiramira igeze kuri some, imyaka 40 irangiye. Noneho iyo utubatse urubyiruko ruzakomezanya n'iyerekwa, imyaka 40 irangiye bihita bimanuka. Kandi kumanuka byihuta kuruta kuzamuka. Muzi ikintu kiba icambere, agakiza gasigara ari kiritiri, katara agakiza gatangwa na Yesu. Abantu bahinduka abanyedini, iby'Imana bakabimenya mu mutwe bitarahinduye umutima. Icya kabiri, habaho konfiri ya generation. Urubyiruko ruhita rubaho rwigenga, bafite uko bumva agakiza, n'abasaza bafite uko bumva agakiza. Igihe Abisirayeli bavaga i Babuloni, urusengero rwarasenyutse, bubatse urusengero, ngo abasaza babonye urusengero bararira, abajene bo babonye urusengero ngo barishima bihebuje. Wakwibaza ngo abasaza barizwa n'iki, abajene banezezwa n'iki? Abajene banezezwa nuko babonye urusengero, nta kindi bari bazi. Abasaza barizwa nuko urusengero rutagira isanduku,
isanduku niyo yari ihagarariye kubaho kw'Imana. Bakomeza gutamba ibitambo, umwenda ukinza ahera urahaguma, kandi nta sanduku iriyo. Ubu hari conflit ya generation. Abasaza barishimye, barimo kurira kuko kubaho kw'Imana kutakihari. Ngiye nakijwe ejo bundi muri 86 nkizwa, abantu mu rusengero 80% bari buzuye umwuka wera. None ubu iyo umuntu avuze mu ndimi bamureba nkaho wagira ngo akoze ikosa. Turi itorero ry'umwuka, kubaho kw'Imana kwaragiye. Dusigaranye imihango, dusigaranye discipline nziza, ariko kubaho kw'Imana kwarimutse. Ngewe nabonye aho umuntu aza mu kibanza cy'urusengero afite abadayimoni bakamukubita hasi. Nabonye aho korari ririmba nta mwigisha arigisha, abadayimoni bakavuza induru. None ubu dufite abatinganyi mu rusengero, dufite abanywa inzoga, abafite abagore babiri, dufite abantu babaswe n'ibintu biteye ubwoba, kandi babijyana igaburo ryera kubera ko isanduku yarimutse. Urubyiruko ntaco bibabwiye, barabyina pe, bazi ko ariko bigenda. Kimwe mu bintu nsengera mbere yuko nzapfa, nyambwira Imana ngo izampe kubona ububyutse bw'itorero, izampe kubona kubaho kw'Imana kugarutse mu nzu yayo. Nzabona abantu bafite umutima utinya icyaha, bihana gato na kanini. Imana izampe kubona ubumwe bwa bene data. Ese wogira ngo gucikamwe ibice bizanwa n'iki? Bamwe nabo kwa Paulo, abandi nabo kwa Kefa, abandi nabo. Umunsi ububyutse bwaje, inkuta z'amadini zizasenyuka. Ntabwo tuzabaririza ngo uyu no kwa runaka no kwa runaka. Biriya no kubaka ubwami bwacu. Icyo dukeneyeho no guhuza umutima, icyo dushakaho mu mpano zitandukanye zikabaho zuzuzanya zidasenyana. Hari akantu umushumba yavuze, Mana nge nagasigaranye. Abakozi ba Satani batabizi, nubereho gucira imanza abandi. Hanyuma iryo joro Yesu bamucira urubanza rutemewe. Bamwambura imyenda ye, bamwambika umwenda w'umutuku nyine ko aciriwe ubwo gupfa. Bamukorera umusaraba upima ibiro hafi 100. Ingata yikoreje uwo musaraba ni amahwa. Kubera ko Yesaya yahanuye akavuga ngo azaba nk'ikijegijegi, binjije amahwa n'inyundo agera ku bwonko, amera nk'utaye ubwenge. Yagomba kugendana ibirometero nka 3 n'igice ajya inyuma y'umugwa kubambwa. Ntabwo yari akiubasha kubera umubabaro mwinshi n'amaraso menshi yatakaje. Umunyafrika arawumwikoreza, arazamuka agera igorogota. Bamubambisha ferabeto ya 12 y'igiheri idasenye, azarinda agaruka izo nkovu zikihari. Bamurangije kumubamba, mwibuke ko yari yambaye ubusuko yavutse, na kariya kabinda abakatolika bamushiraho barabesha, ntako yari yambaye. Izuba yaremye rinanirwa kurebana n'umwami yariremye yambaye ubusa, gifuka mu maso. Isi itinya kwakira umwami w'abami yayiremye, haba umushitsi, ibitare birameneka. Bibiliya iravuga ngo umwenda ukinza hera ucikamo kabiri. Kiriya kintu ndagikunda. Muzi impamvu umwenda wacitsemo? Yagira ngo yerekane ko inyuma hari ubusa, nta sanduku ikibayo. Hanyuma ikindi, yinjiyeyo ari umutambyi, ari n'igitambo. Uwo munsi arapfa. Nababajwe n'abantu 4 baje mu rupfu rwa Yesu. Umwe yaranejeje, 3 barambabaje. Umugwi wa mbere waje mu rupfu rwa Yesu nuwaje gushaka imyenda ya Yesu, ngo bakoze ubufindo batwara ikanzu ye, kuko ikanzu ye ntari ifite ayiteranyirije, yari imeze nk'umwenda bambaye mu butayu. Agakanzu bambitse umwana yavutse mu butayu yarakuraga n'ikanzu igakura. Hanyuma iyo myenda barabitwara. Hari abantu dufite baje mu nzira ya Yesu bazanywe n'iby'isi, ibyo barabasengera nibijyanye n'umubiri, nta bugingo bahora bashaka. Umugwi wa kabiri n'abantu barebye ukuntu Yesu afashwe nuko yitwaye, baravuga ngo uyu muntu apfuye yari umwana w'Imana. Abantu bamenye ko Yesu ari umwana w'Imana, yabahinduye kuba abana b'Imana. Umugwi wa gatatu nuwize kubabaza,
n'abantu baje basanga ibisambo ku musaraba ngo batanguranwa n'isabato. Nari mvuze ngo isabato batanguranwa n'imihango y'idini. Baraza ngo basanga ibisambo ku musaraba babivuna amaguru. Nawe ndebera iyica rubozo, wabambye umuntu ugereseho no kumuvuna amaguru. Bageze ku Yesu basanga yapfuye, bavuga ati twe nibyo twize ntabwo tuvira mwaho, bamutera icumu ku musaraba yanapfuye. Hari abantu bameze gutyo, bahora bababaza abandi gusa. Ubwo yababajwe no kugeragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose. Icyo nababwira, mu mutima wa Yesu twabonamo umwanya. Hanyuma bamutije imva, baramuhamba. Abaroma bari abagome, sinzi niba barakijijwe kugeza uyu munsi. Ariko bafashe imva ya Yesu bashiraho ibuye ripima toni 2,500, baribihomesha kaburimbo, bashiraho n'ikimenyetso. Babona ntibihagije, bahita bajya kuzana abasirikare b'abakomando kabuhariwe kurinda imva kugira ngo atazazuka. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo kare ku munsi wa gatatu marayika amanuka mu ijuru. Namwe mwumva ibuye ryateye ubwoba ijuru rikamanura marayika, araza atembagaza igitare acicaraho, Yesu arazuka. Inkuru nziza rero, imbaraga zamuzuye mu mva zazura ubuzima bwawe. Birashoboka ko uri mu mva y'ubupfakazi, yo gutabwa, yo kwangwa, yo kudahabwa agaciro, kandi ibintu bikuri hejuru birenze toni 2,500. Wikoreye umubabaro uzi wowe wenyine. Imbaraga zamuzuye zazura ubuzima bwawe. Izo mbaraga ziracakorera mu bizera. Bibiliya iravuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramwo ziri. Reka mbabwize ukuri, mu bintu nubaha ku isi nubaha itorero. Itorero ryacungujwe amaraso. Imishinga yanyu mwayishoyemwo amafaranga, nyiri uwo mushinga yawushoyemwo amaraso. Iby'itorero bikurikiranira hafi, azi uko yatugenza ubuzima bukagaruka. Mwizeye ibyo? Twunamisha amaso dusenge. Nagira ngo nsengane n'umuntu yumva akingiranywe, ukavuga ati ndumva nkingiranywe n'umubabaro, nkingiranywe n'ibiba, ndumva nkingiranywe, ariko ndifuza imbaraga z'umuzuko. Muri iki giterane nifuza imbaraga z'umuzuko zikorera mu buzima bwanjye. Ibyakubayeho biraremereye, wahuye no gutabwa, no kwangwa, no gukozwa isoni, uya wumva warakozwe n'isoni, wumva waratawe. Hari imbaraga z'umuzuko muri iki giterane. Hari imbaraga zagukiza indwara, hari imbaraga zakwirukana abadayimoni bagutera, hari imbaraga zagufasha kuba uw'Imana yifuza. Haguruka dusengane, ubwiza Imana ukuri. Wibwire ngo ibyambayeho biraremereye, ariko uru rukundo ufite imigambi myiza ku buzima bwanjye. Data, mu izina rya Yesu, twahuye n'ibikomere bitandukanye. Bamwe baratawe, abandi ntibahawe agaciro, abandi bakozwe n'isoni. Twaciye mu mibabaro itandukanye. Imbaraga z'umuzuko nizikora imirimo ikomeye mu buzima bwacu. Abahuye no gutabwa bigatuma biyanga, bakaba kure y'ubushake bwawe, ubababarire Mwami. Tuguciriye bugufi, reka umwuka wera akiza indwara zijyanye n'umutima ukomeretse. Ndasenze kugira ngo buri wese yumve ahawe agaciro kava mu rupfu rw'Umwami. Kuba Yesu yarazutse biduhesha imbaraga z'ubuzima. Ngwino utanga ubuzima. Satani azanywa no kwiba, kwica no kurimbura, ariko wowe utanga ubugingo na abondance. Ubutanga bwuzuye, ubutanga ari bwinshi, ku kigero cuzuye, gicugushije, gisesekaye. Ndasenze ngo utanga ubugingo. Yewe mutanga bugingo, yewe mutanga bugingo, uyu mugoroba ngo utanga ubugingo.
ni wowe wenyine wakumva umubabaro w'abapfakazi, ni wowe wakumva agahinda kabo, ni wowe wakumva aho bagejeje gukomereka, abantu batawe ni wowe wabakira ukabegamiza, ukabahungura ivumbi, ukabahagarika bakema, bakabaho ubuzima bushima, ubuzima butsindanishije, ubuzima buhindutse, ubuzima bugiriwe neza n'Imana. Yewe mutanga ubugingo, ngwino utanga ubugingo, ngwino utanga ubugingo mu mwuzuro, ngwino utanga ubugingo, yewe mutanga ubugingo, ngwino utanga ubugingo, y'umugoroba utanga ubuzima, ngwino utanga ubuzima, abatasinzira iri joro basinzire, abumva biyanze bakira ubuzima, ngwino utanga ubugingo, ngwino utanga ubugingo mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba twirukanye abadayimoni. Yewe wambaraga mbiwe wihishe inyuma y'umutima ukomeretse ugatsikamira abana b'Imana, nguhaye itegeko, hunga hunga hunga, rekura ubu buzima, rekura ubu buzima. Abarota inzozi mbi, abahura n'imyuka mibi nijoro, izo mbaraga mbi nizitsindwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyo umwenyu y'igicu kireyuka, turasenze ngo utange ubuzima. Mwami wigaragaze, ukore byose kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen.